Nkuko nababwiye ni umuhungu wanyu OZEYKING. Nababwiye ngo ngiye kubashakira impano. Sinababwiye ngo mugume hano, ngiye kubashakira impano. Man, impano nimvuga ngo impano, man ibiboro birababaza. Kubona umugenga afite impano ariko akaba yarabuze aho kwigaragariza. Nababwiye rero ngiye kubashakira impano muri iki gihugu. Buri muntu wese ufite impano, ufite akanya. Call me. Reka turebe mu bahungu bari hano ariko ubundi n'abatungure. Bombo club. Bombo. Yo, niga gang. Fresh musaza. Tumeze bite se? Fresh. Ineza se? Fresh kabisa. Utaza kwikanga dore nyuma yanjye ngo haraga kamera ngo mubone mfite akamike. Mfite nanga zenya kamera. Okay, abahungu. Rero this is Tubwire TV. Aho tuvuga ngo talent go with me. Impano igendane nanjye. Cyakubabaza muri mwe hari umuntu ufite impano. Impano yari yo yose. Kwiyumvamo impano ntago bisaba ngo mani baba baraguplayinze kuri radio runaka. Ubu baragiye mu gitangazamakuru kinini bingana iki. Impano ku giti cyawe. Hari umuntu ufite impano nga Temos. aha twagiye muhanze nkukubete. Yeah. Kubona nje king nafashe iminara muzinga ibikapu mpereze dara. Cyewe ndi bad sinzini bufata udafata afatwa bugwatwa kwa. Brain yangira renze kuko kukimedita fresh. Wadenza somba kadege sinzongera gusomba mfet. Nshaka gufata iyi game ni pa. Baniga musebyi game ni mama faka. Wiskanje wendi bad nakora no muri trigger. Uzana pfa wowe mbona uri hasi ni wana nkaba. Jini wana nsaza jiora nagaza. Ako naga sample. Yeah. Umuhungu mwamwumvishe.